ariko ya video yacu yarahitinze Benie warabimenye. Mumumbere micro Benie n'umukozi w'Imana. Benie uracyansengera? Yego. Yo, Benie wambaye neza. Uzajya uhora wambaye neza gutyo. Murakoze. Ya, nukuri numvaga ngukumbuye, nawe ntabwo wari unkumbuye. Nari ngukumbuye. Ya Bibiliya ujye uyisoma? Yego. Nukuri? Njya nyisoma iyo mfite umwanya ntagiye kwiga cyangwa mu biruhuko. Hari igihe mba mfasha mama nkavuga ati nahura na papa nkabona ari gusoma nawe agira Bibiliya nyinshi nini. Papa kuko agira ibitabo byinshi mba nanga kwangiza modeli yashyize nkavuga ati papa mbabarira umpe ya Bibiliya runode yampaye nsome. Benie iyo wumva iriya teme iriya nsanganyamatsiko ndabizi ko tutaguteguye pe, ntabwo twakubwiye ngo ugire icyo ubivugaho, ariko ukumva umugabo uhagaze neza muri Kristo n'umubyeyi uhagaze neza muri Kristo. Mama, ni buhe buhamya watanga nk'umwana wavukiye mu ku babyeyi bubaha Imana ari babiri? Mbega nibiki wavuga ubwira abantu hano ibyiza byo kugira ababyeyi bubaha Imana? Murakoze cyane, ndakeka n'ikibazo mumbajije, ariko gukurira mu babyeyi baba Kristo ni ibintu byiza, ugira umuco mwiza. Hari igihe uvukira mu babyeyi baba Kristo, yego, ariko wa muco wa gikristo nta urimo imbere. But ababyeyi mfite urimo imbere n'inyuma uragaragara. Haleluya, haleluya. N'imbere urimo n'inyuma uragaragara. Ntabwo ugomba kuba imbere gusa, ugomba no kuba inyuma. Ugomba no kuba mu myambarire. Amen, icyo kintu. Ugomba kuba no mu nsokozo. Reba rora ukuntu yambaye, inyuma birimo, imbere birimo, imyambarire birimo, insokozo birimo, hose birimo. Ukuntu umuntu abibona hose birimo. Buri wese yikontorore, agira icyo agomba guhindura, agire n'icyo agomba kongera. Amen. None se Benie niki wabwira nk'ababyeyi nk'abana bungana bakuriye babonye amakimbirane mu ngo, ugasanga ababyeyi ntibavuga kimwe, yakuze abona ababyeyi barwana ibintu bitari byiza, ni irihe humure wabaha? Bihangane. Ababyeyi babo nabo ntabwo baribo, ni ubuzima bakuriyemo, ntabwo niba warakuriye mu buzima bwiza ntabwo ariko n'undi yakuriye mu bwiza. Hari abakurira mu bubi, hari n'abakurira mu buzima bwiza. Bihangane, ariko n'ababyeyi mujye mushyiramo akaruhuko, full stop. Mujye mushyiramo full stop. Basi niba mugiye nko gutongana, uvuga ati basi kankushyiremo agafurashi ureba indirimbo z'Imana, mwe mugende mubiganireho. Ariko abana batumva, umwana azabikuriramo, azakuramo mu buzima yumva ngo ababyeyi bahora barwana, abifate no mu rugo rwe aba ariko azajya abigenza. Niba papa ari uvuga nabi, cisha make mubyeyi. Niba mama ari uvuga nabi, umwana ntazajya avuga nabi kuko yigiye kuri mama. Ariko abana mwihangane, n'ababyeyi mujye mwumva inama z'abana banyu, nazo ziba zifite akamaro. Abana nabo baba bafite ibitekerezo, mujye mubumva, ariko namwe rwose mugire icyo muhindura. Abana rero bihanga, n'umwana uzajya ubibona basi azajya yibwiriza rwose mu mahoro, agende abareke umujinya numara gushira agaruke muri salo amahoro. Okay, haleluya. Ndakeka tugomba kubihindura
bigomba guhinduka. Imana iguha umugisha Benie. Ni kubera covid mba nguhobeye nguteruye yo Benie ndagukunda. Nanjye. Hari umuntu yambwiye ngo ubanza narakubyaye ngo turasa nibyo? Turasa. Yesu aguha umugisha. Urakoze Benie, najya ngo rero dufashe kwakira ababyeyi hanyuma n'abasengere. Katwakire papa, hakurikiraho mama. Umugabo niwe mukuru w'umuryango. Ndakurahiye. Murakoze cyane. Kanivuge papa twarabipanze, kambanze nivuge nkure hakanje bundi nabo bakomerezeho. Haleluya, haleluya. Ndabaramukije, nitwa Benie Christella, ndi umunyarwandakazi, ntuye mu mujyi wa Kigali, sengera muri ADPR Nyarugenge mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru, niga muri groupe scolaire Apakope mu mwaka wa 2 ariko nkaba ngiye mu wa 3, mfite imyaka 8. Papa yitwa Singira nka Bonfas, mama yitwa Mbarushimana Jeanne d'Arc, ndi umuvugabutumwa bwa Yesu Kristo. Ndashaka gushimira modo wanjye kuri birthday yanjye yarantunguye. Amaze kuntungura hari kuri birthday yanjye, mama ampisha ko turi buze hano. Mama nawe I think ntabwo yari abizi ko bagiye kuntungura. Ninjira sinabyitayeho, ninjiraga nihuta, mbona keke arantungura cyane, ndabyishimira. Mfite n'abandi ba role model, Apotre Mignone role model wanjye niwe waje abayoboye, niwe twahuye mbere. Rero ndashaka kuvuga ijambo ry'Imana ngo nikurire hakanje, maze mpite nsengera papa bakomeze ijambo ry'Imana. Turasoma muri Zaburi 150 umurongo wa 2. Ino Zaburi ya Dawidi ndayikunda cyane kubera ko niyo nigishije iranzamura pe. Kuba nahuye na role model wanjye ni ukubera iri jambo mwishimira iby'imbaraga yakoze. Kansome mu izina rya Yesu. Zaburi 150 umurongo wa 2. Kadusome Zaburi 150 umurongo wa 2. Havuga ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Kadusubiremo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiye gukomera kwayo kwinshi. Amen, amen. Iyi Zaburi ni ya Dawidi ashimira Imana ko yatsinze Goliyati. Ntago byari ibi kurwanya ibintu bibiri uri umuntu umwe biragoye, ariko we yashobojwe n'Imana arabikora. Akuba narahuye na role model wanjye n'abandi ba role model benshi mfite n'iby'imbaraga. Kuba twageze muri uru rusengero, twagiye mu mamodoka, abandi bagiye ku mamoto, ntibakora impanuka, n'iby'imbaraga. Kamvugiye gutya kuko nabyo byarabaye. Kuba abakobwa mwarahindutse abamama, n'iby'imbaraga. Kuba abasore mwarahindutse abapapa, n'iby'imbaraga. Kuba ababyeyi mwarabyaye abamama bakabyara neza, nabyo n'iby'imbaraga. Hari abamama babyara ntibagirirwa amahirwe yo kubaho ngo barere abana, n'umwana ntagirirwa amahirwe yo kubaho ngo abone umubyeyi. Ariko twebwe dufite agakiza, twarabyaye abana barumva,
baravuka turabarera, nabyo ni iby'imbaraga. Kuba mwicaye hano muri kumva ijambo ry'Imana, hari aba bitashobokeye, hari abari bafite gahunda ati ndaza nicaye numva ijambo ry'Imana, ariko hari aba bitashobokeye. Mwese mwabashije kugera hano, muvuge ngo haleluya, tuzamure Imana amaboko. Haleluya, 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 amen, amen. Ko dusengera umwigisha. Yego. Mana, turagushimiye ko waturinze, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko uturinda amanywa n'ijoro. Wakoze byinshi by'imbaraga, waraturinze. Hari abatabashije kugera hano amahoro, ariko hari abari mu bitaro. Twebwe turi hano turishimye. Ukomeze kuturinda, uduhe imbaraga zawe, uduhe urukundo rwawe. Papa agiye kwigisha, ubane nawe, yigisha ibyiza, n'abari bukomeze amagahunda yabo. Mana, ubarinde, ubarengere, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ntaragenda kanakire mama nawe abasuhuze. Haleluya, haleluya. Nshimye Imana ko twageze hano. Umukobwa wanjye yarababwiye nitwa Mbarushimana Jean d'Arc. Turi inshuti zanyu, turi inshuti ya pastor cyane, kandi turabashimiye kuba mwadutekerejeho mukadutumira. Imana ibahe umugisha. Koza cyane. Ajya kwicara. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ni uko Imana ishaka ari byo nkwiriye uko. Soma Itangiriro ibice bitatu, Itangiriro ibice bitatu, umurongo w'9. Igitabo kibanza ntabwo ari kure, kadusome niba mwahabonye. Itangiriro 3:9 ni umurongo utari muremure. Haravuga ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Ndasubiramo, hariho akabazo. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Dusome 18, Itangiriro umurongo w'9. Itangiriro 18 umurongo w'9. Haravuga ngo baramubaza bati Sara umugore wawe ari he? Hariho akabazo naho. Ihangane turangiriza mu Migani 14:11. Migani 14 umurongo umwe gusa wa 11. 14:11 Imigani. Haravuga ngo urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Ndasubiramo, urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Umukobwa yavuze amazina yacu. Twishimye kuba hano. Mushumba wanyu n'inshuti yanjye
nta muntu wampuje nawe, birya abantu batanga pase. Twahuriye ku rubuga ahantu, arampamagara ntamuzi, aranyibwira ansaba kuza kubasura hano. Ndaza tugira ibihe byiza, barananyongeza. Icyo gihe narigishe, barongera baranyongeza, ngarutse barongera barananyongeza, ndabyibuka. So nyuma yaho rero, kubera ibihe hagiye aba kuburana, kubera amasomo n'ubuzima bitandukanye, ariko amakuru nkayakurikirana. Mu bihe byashize rero, umukobwa yagiye mu marushanwa y'abavugabutumwa bakiri bato, yatwara igikombe, bituma amenyekana, abanyamakuru baramumenya, genda amenywa n'abantu bagiye batandukanye. Igihe kimwe rero akora ikiganiro n'uwitwa Dominique Nick, aramubaza ati ariko ibintu uvuga wumva ari bande ubyigiraho, iyo ukurikirana ni bande bavuga butumwa wigiraho? Aravuga ngo ni bane. Ati vuga uwa mbere. Ati ni Apotre Mignone. Ati vuga uwa kabiri ni Desire Habyarimana. Ati vuga uwa gatatu ni Rutayisire Antoine. Ati vuga uwa kane ati ni Paul Gitwaza. Arangije aravuga ati tugusaba abo bantu wumva uzababona? Ati gahunda mfite nuko buri wese nzahura nawe. Mu gihe kitarambiranye rero, Dominique yaraduhamagaye atubwira ko umushumba yabonye icyo kiganiro. Aravuga ati uwo mwana mumuzane. Noneho bihura nuko afite anniversaire rero. Byabaye ibintu bikomeye rwose, byabereye ahangaha, babikurikiranye barabibonye, byari ibintu byiza cyane. So ndishimye cyane rero kuba mw'iri teraniro. Pastor Bernard ni inshuti yanjye, twarabanye, twarakoranye umurimo. 2008 nigeze mva Gisenyi nje kureba Bernard, niba byibuka simbizi. N'umupasiteri witwaga Ahaye bayoboraga mu Gashyekera Igikondo. Barabavuga ndi Gisenyi, nari muto, ndavuga ngo nzajya i Kigali njye kureba Bernard na Ahaye. Ndaza ngeze mu Gashyekero, Bernard na Ahaye baranyakira, tuba inshuti. Abo bagabo turabana ku rwego rukomeye. Bernard rero ni inshuti y'umuryango. Naraye iwawe, urabyuka? Utuye mu Gashyamba hejuru mu Gashyekero, mu nzu itarimo parafu. Naraye iwawe kabiri. Bernard ni inshuti yanjye. Nishimiye kuba ahangaha kugira ubutumire. Uriya mugabo wawe nawe njya nkunda kumukurikirana kuri YouTube, nakubonye numva ndishimye. Ndi umugabo mutoya ariko ukunda ibintu biremereye kandi bikomeye bifatika. Ibintu bitari byiza mvuga ko atari byiza, kandi niyo nkubwiye ngo tuzabe inshuti tuba inshuti, niyo byanze ndarekura, kuko ibindushya ni byinshi sinajya gushyiraho ibindi. Abantu rero twazanye turi kumwe muri teraniro, Imana ibaha umugisha. Ntago ndabona umwanya nkunze kubavuga. Igihe cyanyu nikigera bizivuga, muzaza mwivuga. Igihe cyageze sinangwa ko bakuvuga, kirakuzana ukashiduka byarangiye. Imana rero ibaha umugisha. Ene data wavuye cyangwa umunyamakuru, umubyeyi w'umudiyakoni wavuye muri ADPR Kabuga, mukobwa tubana n'abandi nagiye mbona. Imana ibaha umugisha, ndabakiriye muri teraniro. Bambwiye intego y'iyi migoroba, numva natinze kubimenya kuko nari nkurikiye ikiganiro Apotre yakoze, numva ari kuvuga ngo byatangiye muri 2015. Numva ni ibintu bimaze igihe kirekire. Mfite inyigisho nkunda mu buzima bwanjye, nkunda umusaraba. Iyo umuntu avuze umusaraba sinzi ukuntu njya mera. Gakunda amaraso, gakunda n'isanduku y'isezerano. None hiyongereyeho ihema, byabaye 4. Hiyongereyeho ihema, byabaye 4. Ihema narisomye ndarikurikira. Bibiliya rigaragaza inshuro 259 bishyira 260 bivuga ihema ry'ibonaniro. Ihema barivuze, ndarisesengura, ndaricukumbura. Ariko nsanga hari umupasiteri wanyishe teoloji, Ramuzi Mutabazi, yaratwigishije, n'umuhanga ku ihema. Nzamushaka tuganira, mbwira ihema. Hari umuntu ushobora kwicarana nawe akakubwira ibintu kumva urabyumvise, kandi nabimbwira neza nzabivuga neza. Amen. Rero ndagira umunyemerere, ihema n'amarembo y'ihema ni ibintu bibiri bitandukanye ariko bituranye kandi bifashanya. Hatabaye ihema ntihaba amarembo, kandi hatabaye amarembo ntihaba ihema. Uyu rero umuntu wo mu ihema n'uyu nguyu ku marembo ni abantu babiri bahujwe n'ibihe bataziranye. Aba bantu rero kugira ngo bazabane birasaba izindi mbaraga. Umuhanga wasobanuye ihema hamwe yavuze ko ihema ari urugo, umuryango ni urugo. Undi aravuga ngo ihema ni Kristo, undi aravuga ngo ihema ni inzu. Rero abantu bari mu ihema bafite amahirwe akomeye cyane kurenza abari inyuma y'ihema. Noneho abari inyuma y'ihema bumva amakuru yo mu ihema, bakifuza kujya kureba ibibera mu ihema. Nuvuga ngo uyu muhanga wasobanuye urugo yaravuze ngo umuntu utarashaka wese afite amatsiko yo kumenya ibibera mu rugo.
noneho wagiye mu rugo, ageze mu rugo ibyo yari yiteze sibyo yasanzemo. Bagezemo rero hatangira kubamo ibintu by'imirwano. Ku muryango harambutiyaje y'abinjira n'abasohoka. Muranyumvise ibintu mvuze? Rero ndagira ngo mbatangarize ko iri hema rifite ubusobanuro bwinshi, rifite ibintu byinshi umuntu ashobora kuba yarivugaho. Ariko kugira ngo nze kwinjira nyirizina mu kiganiro cyangwa ku ntego yanyu, ndagira ngo mbabwire ko intego mfite shaka kuganira ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba kuba ari mu ihema. Ndasubiramo. Umugambi w'Imana ntuyoba kuba ari mu ihema. Wongereho akantu kavuga ngo wirinde ishyari. Umugambi w'Imana ntuyoba kuba ari mu ihema, wirinde ishyari. Ni icyo cyonyine. Ari ibintu biyoba, ariko umugambi w'Imana ntugira ute. Nigishaga muri Zion Kabeza mu minsi yashize, ndimo nigishira ijambo, umuntu aduha ubuhamya tubwira uburyo yagize ikibazo, yandikira umuntu bagiranye ikibazo amubwira nawe mukangara ati ntiwakambwiye gutya. Message yandikiraga umuntu ayishyira ku rubuga rw'itorero, irayoba, bijya biyoba. Ariko umugambi w'Imana ni utagira ute. Nta muhungu mwumvise yaririmbye indirimbo ivuga ngo mbabarira byayobye, message yayobye, mbabarira ya. Ndagira ngo mbatangarize ko abantu bari mu ihema, umugambi w'Imana ntago uzayoba ku buzima bwabo. Muranyumvise ibintu mvuze? Umugabo wawe ntazayoba, umugore wawe ntazayoba, umwana wawe ntazayoba, akazi kawe ntikazayoba, niba umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Ntabwo tuzayoba inzira, oya, ntabwo tuzayoba inzira, tuzagerayo. Ndagira ngo mbatangarize ko nukuri umugambi w'Imana ntushobora kuyoba kuba ari hehe, kuba ari mu ihema. Ikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema, amahema yawe, amahema Mana ni meza. Hari ahantu uba ntugire stress, mu ihema ni heza. Amen. Umuntu uri mu ihema afite ibintu, bivuge mu byandike, Imana izaca inzira tubibona umwanya wo kubivuga. Umuntu uri mu ihema by'ukuri nyabyo agira ibintu 6 bimuranga. Amen. Icyambere kiranga umuntu uri mu ihema, asimbuka impfu nyinshi. Mukandike. Umuntu uri mu ihema asimbuka impfu zingana iki? Mu ihema amabanda aradutera, mu ihema imivu irinjira, mu ihema amashanyarazi yatwika inzu. Ariko umuntu uri mu ihema, ikizakubwira kuri mu ihema, uzasimbuka impfu zingana iki? Umuntu wese uri ahangaha itabara impamvu rwa rundi rutaguhitanye, nuko uri mu ihema. Pawulo yandikiye Abikorinto arababwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Aravuga ngo nanone iracyaturokora, kandi twiringiye ko izakomeza. Nimugire ubwoba, rutarakwishe rwaraswase. Asimbuka impfu nyinshi. Murabyumvise ibintu mvuze? Umuntu uri mu ihema asimbuka impfu nyinshi. Icya kabiri kiranga umuntu uri mu ihema, ararwanywa ntatsindwa. Ararwanywa buriya ndagira ngo utangarize ko ibitero bizakuzaho byose, ntugire ubwoba. Ntacyo bizagutwara. Aya madosiye wumva izi nama zigukorerwa, guma mu ihema gusa wirebere bizaba. Ararwanywa ntagira ate, ntatsindwa. Wenda tubonye umwanya twaza kuvuga Sara na Aburahamu, ntambara bagiye bahura nazo. Icya gatatu kiranga umuntu uri mu ihema, aratungurana. Agira ate? Ibintu mvuze murabyumvise? Agira ate? Ufite ubuhanuzi bukomeye, uyu mwaka utari warangira, Imana iguhe gutungurana. Utungurane Mana y'isi n'ijuru. Umve, akazi kawe kaboneke bitunguranye, umwana wawe aboneke bitunguranye, umugabo wawe aboneke bitunguranye, imodoka yawe iboneke
ariko muri kunyumva. Imana iguhe gutungurana mu izina ryande. Kandi nubwo turi gushaka gutungurana, ndagira ngo mbahe ikimenyetso gikomeye. N'ubundi twaratunguranye. Hindukirira umuntu uri hafi yawe muri metero, ntumwegere, umuhindukirire, mubwire ijambo, mumbwirire ngo ikimenyimenyi si uko wasaga. Ikimenyimenyi si uko wasaga. N'ubundi waratunguranye, si uko wambaraga. Oya naho utaha siho watahaga. N'ubundi usiyo ntebe niyo wicaragamo berena. Ubundi waratunguranye. Ubundi waje utariko gutungurana. Abantu bari mu ihema, baratungurana. Ndanyuzwe we. Haleluya. Baratungurana. Sara yarabatungwesha myaka 90 bazi ko atakibyaye. Mugambi w'Imana urayoboka, mugambi w'Imana urakata. Ariko reba Sara ari kuzenguruka yambaye mariniyeri. Reba Sara yabyaye, bari kuvuga ngo tujye gusura mama Isaka. Yesu we, Imana yahindura izina ryawe. Imana yahindura izina ryawe. Habeho gutungurana mu itorero, habeho gutungurana muri Matewusi, habeho n'abari kwa Mutangana mutungurane. Hari abacuruza saa 9 z'urukerera namaze kubamenya. Mutungurane. Umuntu uri mu mugambi w'Imana agira ate? Aratungurana. Haje Kigali bambwira ngo sinzahaba. Naviremo Nyabugogo mfite ishashi y'icyatsi kibisi yabagaho karindari. Ntazi Nyabugogo, ntazi mu Gasyata. Kwambuka umuhanda narahagaraga nkabara nkareba epfo na ruguru. None umunca muri zebura mfashe mu mifuka. Gahunda ni ugutungurana. Icyakane kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana uri mu ihema, ahishwa nayo. Igira ite? Imana ibampishire. Hari ukuntu Imana iguhisha, ikaguhisha mu mubyibuho, bakagira ngo urya sosiso na marigarine, kumba ari ibintu nawe utamenye ibyo ari byo. Ikaguhisha. Hashimwe Imana igihisha abantu bayo. Kandi mwuyu mugira duhisha, tutagira ibishanga bihinga umuceri, tutagira fame z'amatungo, ariko ukuntu turya Mana. Senzo numvise ejo ari kuvuga ngo ujye mushyiriramo ibirungo. Hano umuntu numvise ngo barabirunga, ariko nawe ujye murunga kabisa. Ntabwo naze kukuvuga nyine kubera icyubahiro ugomba, ariko naragukurikiye. Ukomeze utungurane ibirungo bikomeze biza. Haleluya. Umuntu uri mu mugambi w'Imana uri mu ihema ahishwa nayo. Iraduhisha. Nk'uyu mugira duhishe, igusiza ahagaragara, isoni zagukora. Maze duhishe no mu makote, maze iraduhishe mu makote. Umbonye wagira ngo ntahi wanjye, ndakodesha ariko iramishe, wabwirwa n'ikiza. Mwirinde kwivamo gusa, mwicecekera. Urinde uvuga ko kodesha ari ubikubajije. Cicika. Nduvuga ko waje na moto n'amaguru, ninde ubikubajije? Ko nta nuwabigukekera. Cicikera. Iraguhishesha. Iraguhishe. Turambura ibiganza. Haleluya. Iraduhisha. Mwabyumvise? Iduhishe mu ihema. Cya gatanu kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana uri mu ihema, atungwa nayo. Uri mu ihema, nyiri ihema aramutunga. Igira ite? Muremera ko idutungiye i Kigali? Ariko iradutunze Mana. Ndashimira Imana. Iradutunga. Ntago ari ukuhembwa menshi, ni ukuri reka da. Ntangaheze. Mureke tunyurwe gusa. Erega nubwo bagura umufuka w'umuceri ukagura inusu, mwese murya umuceri. Iradutunze da. Yegoga. Niyo yagenda n'imodoka ugakozaho tap and go, mwese mugera Nyabugogo. Nyamara iradutunze. Ase niyo yarara muri etage ukarara muri ghetto, ijoro rigira amasaha angana. Ariko uyu mugabo iri hema ryiwe yarikoze neza. Umuhanga. Umuntu uri mu ihema atungwa nayo. Ndafashijwe. Haleluya. Iradutunze. Icyanyuma baho buhamyaho gato y'ubundi dusenge. Icyanyuma kiranga umuntu uri mu ihema, yigishwa nayo. Iramwigisha
Imana yigisha abantu bari mu ihema. Amen. Ni profeseri w'ibihe. Ndagira ngo mbatangarize ko mwese uko mwicaye ahangaha, umwigisha wacu ni nyirihema. Yabwiye Dawidi muri 32 muri Zaburi ku murongo 8, iramubwira ngo nzakwigisha, nkugire inama, nkwereke inzira unyura. Iramubwira ngo ijisho ryanjye, ijisho riri ku ihema. Ijisho riri hehe? Riri ku ihema.